Hello bakunzi ba Bride TV murakaze neza muri uyu mwanya kuko ni umwanya mukunda cyane ni umwanya tugiye kuvuga kuri green card nkuko mubizi neza igiye gusoka ejo bundi tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 nibwo bagiye gusohora resulta aho bagiye kuvuga ko wowe unkurikiye watsinze ibindi simbivuga kuko ntago ari byo nkwifuriza reka dutegereze turebe kuko ni umunsi hazasoka liste y'abantu barenga 55,000 ibyo nabyo tuzaza kubisobanura muri audio kuko benshi bazeka 55,000 gusa ariko video tugiye kubereka SN bantu bangahe mu sanzwe bahabwa ari amahirwe hanyuma se ni bangahe bazahabwa green card ni ibintu tugiye gukurikira uyu mwanya abenshi ntago mubizi kuko abenshi iyo batsinzwe ntibamenya ibikurikiraho ariko nta handi wasanga amakuru nk'ayanga atari kuri Bride TV reka rero tugusaba nuko ukora subscribe icyo tugusaba rero no gukora subscribe aho ngaho ugakanda kuri ako kazogera kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro reka tujye kuri computer turebe uko bigenda ngira ngo nkuko mubibona imbere yanjye hariho lettre cyangwa se ibaruwa boherereza umuntu wamaze kubona green card cyangwa se wamaze gutsindira kubona green card no kuvuga ngo baguhereza ino baruwa so harimo abantu rero batabizi ku bantu akenshi bakunze kubona iyi message iyi ngiyi berekana ko umuntu aba yatsinzwe aho bandika ngo the entry has not been selected no kuvuga ngo yes watsinzwe ubwo mu minsi iri imbere nabwo ndabereka indi video yerekana iyo watsinzwe kuko burya hari umuntu atsindwa akavuga ati bya bintu ntago ari byo nzagenda mbereka buri kimwe cyose nuko ukwiye kubyitwaramo kuko ibi ngibi ni umukino n'imikino nta bintu bishobora watakaje so rero ikintu nshaka kugira ngo mbereke ahangaha niyo berekana iyo watsinzwe so rero iyo watsinze barandikamo ngo the entry has been selected no kuvuga ngo iriya note niyo ivamo no kuvuga ngo has been selected rero iyo umaze kubona ko watsinze nibwo bakuzanira iriya ino lettre iyi inaberetse icyo gihe iyo barawa baguha niyo iriho icyitwa case number hariho confirmation number ariyo ngira ngo murayibona ahangaha hariho confirmation number baguhereza ariko ingi biba birangiranye n'uwo munsi icyo gihe iyo umaze kubikora biba birangiranye no kuvuga ngo bagomba itagureza indi numero ariyo yitwa case number nayo ndaje reka nze nyibereke aho rero iyi nomero niyo babahereza ngira ngo murayibona ukuntu imeze naye yerekana igihe ushobora kuzazira muri interview kuko interview zitangira mu kwezi kwa 10 kugeza mu kwezi kwa 9 ngira ngo narababwiye muri video ziherutse so niyo rero ushobora kureba akavuga ati ibyo byose jewe nzaza wenda mu kwa 7 k'umwaka ukurikiraho nk'ubu ngubu niba abazatsinda ubu ngubu bazatangira kujya gukora ama interview mu kwezi kwa 10 ku itariki ya mbere ushaka kureba akavuga ati biragaragara ko nzajya gukora interview mu kwezi kwa 7 k'umwaka utaha cyangwa se nzagenda mu bantu ba mbere mu kwezi kwa 10 cyangwa kwa 11 so ikindi iyi ngiyi bayita iyi baruwa abandi barayita ngo first notification letter cyangwa se first letter from KCC murabizi ni Kentucky Consular Center niyo ishinzwe iyi ngiyi bya green card so rero iyo niyo baruwa ya mbere baguhereza ukayireba icy'ingenzi no kugomba kubanza ukayigira gute ukayibika muri machine ukayidownloadinga cyangwa se ukayiprintinga so ikintu rero tugiye kubasobanurira kuri baruwa tugiye kubanza tuyibasobanurire kuko hari abantu bayibona ntibamenye igikurikiraho ugasanga babonye green card ariko ntibabashije kubona iyo visa so hariya rero urabona ko ahangaha ngize ni address ya KCC cyangwa se Kentucky Consular Center ni ntuze yabo niyo address yabo handi naho ni murabona hariho ngo May 2nd 2017 nuvuga ngo ni mu kwezi kwa 5 tariki 2017 nibwo mu 2017 nibwo resulta zasohotse ubu ngubu hano bazandikaho ukwezi kwa 6 tariki 6 2020
niko bazandikaho. Ntago bandika niyo wagenda ukazafungura mu kwa karindwi ushaka kureba wenda utararebye mu kwa gatatu, kuko icyo nababwira cyo nuko mu kwa gatandatu bizaba bigoye kureba, kuko uriya munsi isohoka muzakora byange, abenshi muzakora byange, mugire ngo ntibikora. Ushaka kuvuga tereka ntegereze icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri mbane gufungura, kuko umuyoboro uzaba nta kubyigana ko abantu bashaka kureba resultat uriho. So rero icyo cyose uzayifungura, washaka kuyifungura mu kwa 10, washaka kuyifungura mu kutaha koko waratsinze, bazaguheza ino leta ariko izabanditse ukwezi kwa gatatu tariki 6 2020 niko hari izaba yanditseho. Reka dukomeze. Murabona hano hasi ho hahita hazaho adresse zawe hajyaho amazina uko wayanditse, amazina uko wayanditse, hakazamwo address nani uko wazitanze hariya muri ntuza muri applyinga green card giye twapplyingaga mu kwa 11 uko wabikoze no kubiza. Noneho hakahita hazaho n'igihugu cyawe. Igihugu cyawe no vuga ngo igihugu wapplyinze ko icyo wari urimo. Hagahita hazaho rero ngo dia bagatashaho izina ryawe. Uyu nguyu ni mu Tanzania, wera yibonye already, ubu ngo bariyo bashaha amazina yawe yose akurikirana. So noneho rero bagatangira rero kukubwira mu ibaruwa n'ibintu ukwiye gusoma witonze. Reka nabyo tubibanyiriremo gato. So hano haranditse ngo you have been randomly selected for further processing in diversity immigrant visa program for the first year. Hanga bazahita bandikaho 2021. No kuvuga ngo watoranijwe muri tombora random. Ni kuvuga ngo tombora nta kintu bagendeyeho usibye ko bagendera ku byo watanze. Niba utarujuje ibisabwa byose ntago icyuma kigufata. So nta ibindi bintu bagendeyeho byo kuvuga ngo turamuzi iki. Ni random, ni kuvuga ngo no gufomboza. So muri iki gikorwa cya diversity immigrant visa no kuvuga ngo kujya kuba muri Amerika niyo gahunda ihari. So rero bagahita bashiraho uwo umwaka rero bazashiraho ubu ngubu ku bantu bazatsinda ubu ngubu. Ntago bazashiraho indi myaka, bazashiraho 2021. So ikizakurikiraho rero ndore ngita no kuvuga ngo dore hano bahise bashiraho muri entre parenthèse bashiraho ngo tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 2017 kugeza tariki 30 z'ukwezi kwa 9 2018. No kuvuga ngo ko bazatsinda ubu ngubu bazandikaho tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 2020 kugeza tariki 30 z'ukwezi kwa 9 2021. Ni igihe abantu baba bemerewe kuba bajya muri interview cyangwa se kubazwa ibibazo bisanzwe birangaho nyine byo kubaza kugira ngo bamenye niba ari wowe koko wijurije, niba koko nyine gusa ibyo bakubaza ntabwo bitandukanye n'ibyo bafite ngaha. Ntabwo bitandukanye n'ibyo uzuza muri iyi mu cyo bita DS 260 cyangwa se DASA 260 mu Kinyarwanda. Ntabwo bitandukanye. Ni ukuvuga ngo baba bifite ngo icyo bashaka kumenya si umuntu arimo ibyo avuga byanditseho ni ukuri. Ni byiza ko ibintu wandika nabasaba ko mu kuzuza please uziyuzurize. Nta mpamvu yo kujya guhereza umuntu ngo nyuzuriza, uziyuzurize. So hanga rero batabakubwira igihe uzagira uba wemerewe. None icyo gihe byerekanwa na nomero bazaguha ariyo bita case number. Ndaza kuyibereka nayo. Iyo case number niyo ishaka kudeterminga ivuga ati umuntu azajya muri interview ikino gihe. Rero icyo gihe bababwira ni hagati ya matariki babashizeho. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 2020 kugeza tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 2021. No kuvuga ngo ni umwaka wose wuzuye ufunze. Baba bahaye igihe cya interview kuko n'abantu benshi, abantu bageze muri 55 n'abantu benshi cyane ko baranarenga. Ndaje mbibereke. Abantu bazi ko ari 55 gusa bafata abantu barenzeho, ahubwo bitewe nuko abantu bagenda basigara bakazabasha kugenda 55 cyangwa se bakajya munsi ya. Reka dukomeze. Reka hano tuareba avuga ngo selection does not guarantee that you will receive a visa. Kubera iki? Ngo because the number of applicants selected is greater than the number of visa available. Mu Kinyarwanda uko twabisobanura bishatse kuvuga ngo
kuba wa selection kuba bagufashe iri atariki nyine tariki 6 ukabona ngo kwa kundi bahandi naje kubereka reka mbabereka hano bazabanditse ngo the entry has been selected. Ubibonye ibyo bintu ni ukuvuga ngo ntabwo bikugarantiza yuko uzabona visa nkuko babivuze ahangaha, ngo kubera iki? Ngo kubera ko umubare w'abarimo barashaka iyo visa ni munini, abo bahisemo ni munini kurusha visa zihari. Bivuze ngo niyo bavuze ngo ubu ngo n'abantu 55,000 no uvuga ngo bemeye visa 55,000, ariko ikimana kijya guselection cyo kuzafata nk'abantu 60,000, ariko 60,000 kavuga ari 5,000 cyangwa se 50,000 bingahe 55 magana ngahe cyangwa se 57, ariko urumva ko ntabwo ari babandi bose bagomba bafashwe ariko bose bazagenda. Bivuze ngo we nuyibona jya nababwiye nuyibona ntabwo ugomba guhita ugenda ukabyina ngo unabonye ngo green card. No, nta green card wabonye. Icyuma cyagufashe uri umunyamahirwe mu bantu bashobora kubona visa byoroshye. Urabizi ko visa ya Amerika iragoye kuyibona. Kubikurikiraho ngira ngo ni bya DS 2060, ibyo ndaza gukora indi video vuba murata muyibona mbere yuko result zisohoka. Ariko reka tubaze tuvuge kuri bingibi. Ikindi kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane mugomba kumenya, aho bavuga bati print out this letter and take it with you to your visa interview. Icyanga kintu bashatse kuvuga ni ukuvuga ngo ugomba guprintinga iyi baruwa ukazayijyana ku munsi wa interview. Email zose uzabona zizaba ziri kuri email. Ingi ni KCCDV, ni ukuvuga ngo ni Kentucky Consular Center Diversity Visa at state.gov. Niyo yonyine ishobora kukwandikira, nta zindi email uzigera ubona, ntuzigera ubyemera. Hari ibyo abanayigera bajya bakora bakakubwira ngo watsinze, bakakohereza ama email iki, nta yindi. Iyo email bayohereza umuntu watsinze wenyine ubizi mu buryo naberetse. Ugomba gucekinga ko wabonye washije gutsinda, nta bundi buryo. Iyo umaze kugira nibwo uhita baguhereza ino letter, then bakatangira kukohereza email zivuye kuri iyi email yonyine. Nuvuga ngo uzagenda uzibona umunsi ku wundi bitewe na gahunda ikurikiweho, cyangwa se hari ibyo ushaka kumenyesha nawe, hari icyo ushaka kugira ngo uvuge, uzajya wohereza kuri iyi email. So iyo wandikiye iyi KCC, ikintu ugomba gushiramo amazina yawe, ugomba gushiramo case number ariyo baguhaye, ugomba gushiramo umwaka wavukiyeho uwuzuye. Apana byo kuvuga ngo navutse ngo 1991. Igihumbi 1991 nuko nkuko byandika, ntabwo byo kuvuga ngo ugiye gushiramo ibice. So ni ibyo bintu ugomba gushiraho kuri address zawe. Ikindi nacyo ukwiriye kumenya, muntu utaratsinze kuri kujya kwandikira ino abana bantu ntabwo bashaka kugusubiza, kuko iyi email ikintu ibereho ni ugusubiza abantu, ni ugufasha abantu batsinze. Utaratsinze wowe ongera utegereze ikindi gihe wongera ukine, ntabwo bashaka kujya kugusubiza rwose. Ibyo mubimenye, ni ukongera gutegereza mu kwa 10 mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 10 kugeza mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 11 nibwo mwongera gukina. Utaratsinze ntabwo wemerewe kujya gusubiza. Ikindi nacyo twabwira nuko hari uburyo bwo kuba wagira wahamagara. Hari nomero baguhereza, ni nomero hari nayo uyihamagara rwose utaratsinze nta kintu bakumarira. Ni nomero uhamagara, kandi nabwo baguhereza amasaha ugomba guhamagariraho. Ntabwo ari kuvuga ngo nabyutse mumise mfa guhamagara, ni izi saha ugomba guhamagaraho. Eastern time niyo saha ugomba kubahamagariraho. Ntabwo ubyuka gusa ngo uhamagara, ko abantu ntabwo turi ushaka kubahamagara bo ari ninjoro, ari saa 8 z'ijoro. So rero baguhereza isaha yabo ugomba kubahamagariraho, ni ibihe byabo. Ntabwo ugomba kugendera ku bihe bya ndibaza ko ngira ngo tubasigaho amasaha 6, rimwe 6, ubundi tukasaba twabasize amasaha 8 kuko hari amatariki ageraho igihe cyabo kigahinduka, n'amasaha 6 ubundi 8. So ibyo byose ugomba kuba wabibaze neza kugira ngo udakora amakosa. Reka rero tuze no kuri case number nayo tuyisobanura. Murabona case number ukuntu imeze, harimo umubare 2018 AF 000470
55. So iyi mibare reka nze nyisobanura. Urana iyi 2018 ni umubare w'iyo divi. Niba ari divi nk'uyu mwaka bazagira 2021 ku bazatsinda uyu mwaka, hari hazabanditseho 2021 ni umwaka uzagiraho muri Amerika. Hakazaho AF rero izi nyuguti zisobanura umugabane. Ni ukuvuga ngo muri Afrika ni AF, kungu no Tanzania ni AF, harimwo no muri Asia ni AS, bitewe ni inyuguti zisobanura umugabane uriho. Hakurikiraho amazira atatu ntuyiteho. Aya mazira atatu ni ibyaho tutazi. Hakurikiraho imibare. Reba nk'ubu nguyu afite 47,055. Ni ukuvuga ngo n'umwanya ariho. Ni ukuvuga ngo urabona ko byenda kugera ku 50,000. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu ntuzana yiwe ashobora kuzajya gukora, bigaragara ko ashobora kuba yarakoze mu kwezi kwa 7 cyangwa se kwa 8 cyangwa kwa 6 hagati aho ngaho. Urumva iyi mibare iguhereza igihe ushobora kuzajya gukora interview. Reka dufate urugero, wenda wowe uzabona nomero, bazaguhereza nomero ya 2021 AF 00000 ni urugero, cyangwa se 50. Byumvikane ko wowe uzakora interview mu kwezi kwa 10 kuko inomero yawe iri hafi. Ariko nk'uyu nguyu ubibona aha ngaha nibyo nababwiye, we azagera mu kwezi kwa 6 kwa 7 ushobora no kujya no mu kwa 8, ariko benshi bikunze kugarukira mu kwa 7. Wenda kugira ngo mbasobanurire uburyo ushobora kumenya igihe wowe uzabasha kujya gukora interview, reka tujye hari icyo bita visa bulletin. Visa bulletin ni ahantu ushobora kugenda kureba ukamenya amatariki yawe igihe wowe uzabasha kujya gukorera interview, bitewe na case number yawe umubare ni kangahe. Ngira ngo murabibona ko bahita baduhereza amezi abasigaye. Nk'ubu ngubu ngira ngo ibi ni ibyahise, ngira ngo bahita bakwereka amezi wowe ukaza guhitamo ukwezi wumva wagira wazajya kureberaho. Ni urabona ko ari website yawe iri travel.state.gov, ni site ya departement ishinzwe abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bahita dufate urugero, reka dufate wenda hano mu kwezi kwa 3. Mu kwezi kwa 3 turebe ibyo bagusubiza. So uramanuka hasi, ntago ibingi byitaho cyane, urakomeza ukamanuka hasi kugira ngo kuki ushaka kureba no kumenya ngo jewe nzi nemerewe kwinjira hano hantu ryari, cyangwa se nemerewe kujya gukora interview ryari. Angaha urabona uramanuka hepfo ukagera hano handitse diversity immigrant DV category for the month of March. Ni ukuvuga ngo ni ukwezi kwa 3 bagiye kwerekana imibare y'abantu bemerewe kuzajya muri iyo interview. Reka tugende hano kuri Afrika. Murahabona kuri Afrika ari kuvuga ko kugeza, ni ukuvuga ngo ni up to, ni ukugeza ku 31,500. Wowe uri mu usanga ugomba kubanza ukireba ukavuga ati okay, wenda giye mbonye 31,600 n'urugero 600. Wowe ntabwo urimwo deja kuzageza mu kwezi kwa 3, uzaba utarajya kuri interview. Ariko reka mbereke wenda ahandi kuri reka mbe ngarutse hano Afrika bagize 31,500. Ariko wajya kureba muri Egypt bo bakavuga ati Egypt byo bizabageze ku 22. Niba uri muri Egypt ukaba ari waplayingiye wafite ubwene gihugu bwo muri Egypt, ubwo urumva Ikinyarwanda cyangwa Ikirundi, uwo uzakora uzareba imibare yawe ugendanya, kuko bagenda bahita basobanura buri gihugu, bagenda bavuga ati ngo by'umwihariko kuri iki gihugu byo ni imibare. Reka turebe mu kwezi kwa 4 ho bimeze bite. Ngira ngo murabibona, urakomeza uramanuka hari hasi, urabibona ko hano ahangaha bavuze ngo Afrika ni 41 mu kwezi kwa 4 hazara abantu 41. Rero wowe niba uri hagati ya 31,500 n'ibihumbi 41, uzamenya ngo okay, jewe ndaza mu kwa 4, interview yanjye iri mu kwa 4. Just ukawagerayo ukabaza kuri embassy, kuko niho uzajya n'undi gukorera, ukababaza ati ndi nomero, ariko ndabona kare mu kwa 4 ese ni byari. Maybe ko ashaka kubona kohereza na email akabwira ati ni iki gihe itariki nibwo uzaza gukora. Ubona ko Egypt none bageze ku 30,000
uko byari 2022 umwe yageze ku 37,700 ufitemwo muri hagati muri izo nomero ngira ngo ibi nabyo nibigenda n'uburyo naberekaga uburyo ushobora kumenya igihe uzajya gukora interview yawe udakererewe. So ibi rero ngira ngo nibibereka uko muza iyi ni lettre nahoze mbereka tuhabwa mbere yuko umaze kubona green card, niyo lettre ya mbere uhabwa. So iyo wapurayinze hariya murahabona hano iyi note ivamwo ukaba bati the entry has been selected. So nukuvuga ngo watsinze bagahita baguhereza ino lettre ukayiprintinga ugakurikiza ariya mabwiriza yose nakubwiye, yani iyi ni case number niyo wongera ukomeza gukurikiza ibintu bikazagenda neza. Nzagenda mbereka nk'ubu ngubu hano ngiye gukora indi video ivuga kuri DS 2060 niyo isobanura uburyo ushobora gufiringa hari kuzuza uburyo ushobora kuzuza iyo DS 2060 byose ukuntu byuzuza. Hari ndabahe n'indi ya DS 5540 ngira ngo nayo yerekana kuko ubu ngubu mu madokumenti yiyongeremo harimo dokumenti yo kuvuga ngo ese ngewe sinzaba umutwaro kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. No kuvuga ngo bagomba kugira icyo ni nka insurance ubahereza, no kuvuga ngo ibyo wuzuza mwaho ngaho niba warize amashuri angahe bya bindi wujuje cyagiye nibyo wongera, noneho niba hari no experience umva hari ibintu byongeramo experience. No muri DS 260 nayo hari ibindi bintu ushobora kwiyongera, ushobora kuba uri mariye warabyaye icyo gihe wagiye kwa apply utarabyara, ibyo nabyo byuzuzamwo. Hashobora kuba harimo wararongoye cyangwa warashatse, kabivuye gutyo warashatse, ibyo nabyo urabyongeramo ati narashatse, hagati aho narashatse. Rero nicyo DS260 na n'izindi information ngira gutanga nko kwa updatinga. None iyo ugiye gukora interview bya bindi byose waranditse ara ngaho baba bifite imbere yawe, we ntabwo ubibona ko bifite, ariko bakubaza ibibazo bazi ngo uyu muntu ese ibintu bakubaza ibibazo bavuga ati isi uyu muntu ibintu yujuje niwe koko cyangwa aratubeshya. Nabyo ndaza kubereka muri DS 260. Ngira ngo murabibonye ibyo twababwiraga. Hari abantu benshi bibazaga ko iyo wabonye iriya green card biba byabaye neza, kandi nkuko mubibonye habakira urugendo usabwa. Ngira ngo tuzajya tubibabwira mu bindi, nabwo harwo nzakora video ivuga kuri interview, ivuga ku byo bira ipapuro byose mugomba kuzuza, ari byo bya DS 260 na DS 5540. Ibyo byose bagenda bavugamwo buri kintu cyose, ndetse n'impamvu nzajya nababwira n'impamvu umuntu ashobora gusigara, kuko hari abantu benshi bagiye basigara. Rero turashoje, ariko turagusaba ngo ukore aho hantu naho ngaho ukazogera subscribe aho ngaho ukore no kuri akazogera kugira ngo ubone ibiganiro byose. Ciao.